Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 335 turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wa twese, Mana igira neza, tugwaye icyubahiro Uwiteka Mana ishobora byose. Izina ryawe rishyirwe hejuru y'amajuru, izina ryawe rishyirwe hejuru y'andi mazina yose. Mu izina rya Yesu turasenga cyane ngo Uwiteka Mwami Mana Data wa twese, mu izina ryawe ryubahwe cyane, ubwami bwawe buze cyane. Mu izina rya Yesu ubushake bwawe butubeho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu turasenga ngo Nyakubahwa Imana utweze udutunganye bw'amaraso Yesu Kristo, atwikire gukiranirwa kwacu n'ububi bwose n'ubupfapfa bwose twagendeyemo. Mu izina rya Yesu Kristo utugire neza kandi udutunganye. Hanyuma rero Mwami Imana w'ijambo ryawe utweze cyane, udutandukanye n'ibi byose no gukiranirwa. Turasenga cyane rero Data wa twese mu izina rya Yesu ngo Mwuka wera w'Imana umanuke, imbaraga z'Imana umanuke, ubushobozi bw'Imana umanuke. Haleluya. Ufungura amatwi yacu, ufungura amaso yacu, ufungura imitima yacu, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe Mwami Imana, kugira ngo duhindurwe n'imiburo yawe. Nitugenda uko dushaka ngo tugende uko ushaka, nidutekereza uko dushaka ngo dutekereze uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga Uwiteka Mwami Imana Data wa twese, Mana igira neza, ngo mu izina rya Yesu imbaraga zawe zimanuke. Mwuka wera turasenga cyane kugira ngo tukuzwe guca bugufi cyane, kwinshi cyane, gutuma tukumva kandi tukumvira ijwi ryawe Mwuka wera. Ijambo ry'Imana tubura ngo abayoborwa na Mwuka wera nibo bana b'Imana. Natwe turasengera kugira ngo Uwiteka Mwami Imana duhe guca bugufi cyane, gutuma tukumva ibyo Mwuka wera avuga, kandi kukanatuma tukumvira ibyo Mwuka wera dutegeka. Ntabwo ari twebwe izina ryawe rihabwa icyubahiro, twebwe tubure kandi ugaragare, twebwe twibajyana ariko iteka ryose wibukwe Nyakubahwa Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dushyize izina ryawe hejuru Data wera. Amen. Turasoma uyu munsi mu Migani ibice 23 umurongo wa 7, haravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13 haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ibyo biri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Inzira ngari. Ntuzigere usuzugura ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe ntuzayarenze amaso. Ntabwo ari ibintu byo gukinishwa, nibyo biyobora ubuzima bwawe, nibyo bikubaka cyangwa bikagusenya. Uri igikoresho cy'ibitekerezo byawe. Imana ishimwe cyane. Uri igikoresho cy'ibitekerezo byawe. Inama zose zimaze gutangwa, buri muntu wese amaze kuvuga ibitekerezo bye, ibitekerezo byawe nibyo bizafata icyemezo. Niyo mpamvu udakwiriye kwihanganira kubana n'ibitekerezo bifutamye. Inzira ngari Yesu yavugaga hariya ni ibitekerezo bifutamye. Imana ishimwe cyane. Yesu yabwiye abigishwa be ko kugira umwete, ko bagomba kugira umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, kuko iri gari rijyana abantu mu kurimbuka. Tukibaza icyo bisobanuye kugira umwete. Yabwiraga abigishwa be, yavuga ko bakwiriye kugira ubwira bwo guhitamo ibyemezo byo gukiranuka. Tuzi neza ko byoroshye gukiranirwa kuruta kwitegeka. Imana dutabare cyane. Mu Baroma ibice 7 umurongo wa 15 biravuga ngo sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ibyo biri mu Baroma ibice 7 umurongo wa 15. Biroroshye cyane gukiranirwa kuruta kwitegeka. Biroroshye cyane kwemera kuyoborwa na kamere yawe kuruta kwemera kuyoborwa na Mwuka wera. Biroroshye cyane kwemera umubiri wawe ukagutegeka uko ushaka kuruta kwemera gutegekwa n'ijambo ry'Imana. Imana dutabare cyane. Dore uko Yesu yasobanuye umutwaro w'ibyaha wari uturemereye kubera ibitekerezo bifutamye. Erega biroroha gusenya kuruta kubaka. Iyi niyo mpamvu inzira ijyana mu irimbukiro ari ngari kandi ikanoroha. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu kubeshya byubaka kuruta kuvugisha ukuri. Kwiba bikaruta gukora, guteshuka bikaruta kwihangana, kwikunda gukora kuruta urukundo, gusambana gukora kuruta ubudahemuka, gushidikanya gukora kuruta kwizera. Inzika ikoroha kuruta imbabazi,
kwiyemera bikoroha kuruta guca bugufi n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Nyamara ibyo byose ni ibyemezo byoroshye, byose nibyo bituma umuntu agira imitekerereze yoroshye irimbura nyirayo. Mu Baroma ibice 12:21 aravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Ibyo mu Baroma ibice 12:21. Uri uko ibitekerezo byawe bimeze. Niba ushaka kuba umukristo w'inyangamugayo, utangira wiye kugira ibitekerezo by'inyangamugayo. Niba ibitekerezo byawe ari ibijura, bitekereza kwiba, bipanga kwiba, uri umujura, wijya kure cyane. Imana ishimwe cyane. Ubu rero umenya inzira ngari yariyo. Igihe cyose utegetswe na kamere uba ufunguye irembo rigari. Iyo uhisemo inyungu zawe utitaye ku z'abandi uba urimo kwiyahura. Uzi aho ibyo bitekerezo bibi bikujyana. Iri ryo sengesho ryanjye ryo gusabira uyu munsi. Nuko Imana igubashisha kubirutisha imbaraga ibyo bitekerezo byawe bigusubiza inyuma, bikurimbura. Ndagusabira ku Mana kugira ngo Imana iguhe imbaraga, Imana iguhe ibitekerezo by'ukuri no gukiranuka bituma urusha imbaraga ibyo bitekerezo bikurimbura. Mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana Data, twese dushyize hejuru izina ryawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje, uri Imana nyamana nyakubahwa. Izina ryawe iteka ryose niryubahwe, ubwami bwawe iteka ryose nibuze, ibyo ushaka iteka ryose ari byo bitubaho mu isi nk'uko bitubaho mu ijuru, nk'uko bibaho mu ijuru. Izina ryawe niryubahwe cyane. Mu izina rya Yesu turasenga cyane. Uwiteka mwa Imana igira neza, kugira ngo Uwiteka mwa Imana uduhumura amaso kugira ngo tubashe kurebera ibibaho mu maso yawe, aho kugira ngo tubirebere mu maso yacu atubeshya kanadushuka. Turagira ngo tumenye gufata ibyemezo byo gukiranuka no gutungana. Turagira ngo tumenye gufata ibyemezo byo kwera no gukiranuka mu izina rya Yesu nk'uko ubushake bwawe buri. Dutegekwe nawe Mana, tuganzwe nawe Mana, tugende nk'uko ushaka Mana. Mu izina rya Yesu Kristo ushyirwe hejuru. Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dutegeke kuri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo tuganze kuri Imana nyamana. Ngo komeza ubane natwe, tugire neza, ubushake bwawe bukomeze kutubaho, Mwuka udutegeke kandi tuganze, Mwuka uduhe gucira bugufi cyane cyane cyane, bituma twumva kandi tukumvira ijwi ryawe. Ushyirwe hejuru kuri Imana igira neza, ushyirwe hejuru kuri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga mu Baroma ibice 12:2, aho Bibiliya itubwira ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo menye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyo biri mu Baroma ibice 12:2. Uwiteka akugire neza, Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka abane nawe. Ndakwingingira cyane ku Mana ngo Imana ikuze umwuka wayo wera. Ndakwingingira cyane ku Mana ngo Imana ikuze ijambo ryayo ryera. Uwiteka akuzuze kwera no gukiranuka. Amen. Uwiteka akuzuze gutungana, Uwiteka akuzuze ubunyangamugayo, Uwiteka akuzuze kwihangana, Uwiteka akuzuze gutegereza. Mu izina rya Yesu Uwiteka akuzuze urukundo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusaba ku Mana ngo Uwiteka akuzuze guca bugufi, akuze guca bugufi kwishi cyane, agufungurira amatwi yawe n'amaso yawe kugira ngo wumve kandi wumvire Mwuka wera. Mu izina rya Yesu uyoborwe na Mwuka wera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa na Mwuka wera nibo bana b'Imana. Ndagusaba ngo uyoborwe na Mwuka wera mu byo ukora byose, mu byemezo byose ufata, mu migendere yawe yose, Mwuka wera aganze kandi ategeke mu buzima bwawe. Kuko kwiza kw'Imana kukubeho rero, imbaraga nyinshi z'Imana isumba byose zikubeho, ubwami bw'Imana bukubeho, kandi ubushake bw'Imana bwo bwonyine bukubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ikiba kiri mu buzima bwawe kitatutse ku Mana cyose turacyamagana mu izina rya Yesu Kristo. Ibigomba kukuzaho byose biturutse ku Mana turabihamagara ngo bikuzeho kandi bikugumeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishyirwe hejuru kandi Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu w'umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.